yapfuye ariko mu buzima busanzwe. Muraho neza. Uyu munsi video ngiye gukora irajyana n'ibyo abakunzi bacu ahanini bagiye bandika muri komenti bambaza ngo musobanurire. Hari umukunzi witwa ndahera kuba kera. Hari umukunzi witwa Niyomugabo Savio, we yarabaza ngo nimusobanurire umuntu wapfuye mu nzozi mbese yaje gusura cyangwa se yaje kureba bisobanuye iki. Uyu nguyu witwa Salimu nawe arambaza ngo narose mama wanjye wapfuye yongeye gupfa. Undi witwa Adeline Uwamahoro arambaza ngo yarose sekuru we wapfuye bari kumwe bari gusangira ibiryo. Noneho Monica we arabaza ngo narose musaza wanjye yapfuye yaje mu rugo turishimana turasenga ibintu nk'ibyo ngibyo. Mugiye kureba iki kiganiro murabisangaho. Ariko akandi kantu mbere yuko usobanurira abantu izi nzozi, ntuzajya wandika muri komenti, uzajya umbwira uti mperereye ahangaha, niba ari mu Rwanda mbimenye, niba ari Uganda mbimenye, niba ari Kenya mbimenye, niba ari Nigeria mbimenye, niba ari mu Burundi, niba ari muri Tanzania, byose mbimenye. Ndabakunda cyane. Reka dutangire dusobanura iyo umuntu arose umuntu runaka yapfuye icyo biba bisobanuye. Iyo urose umuntu runaka yapfuye, ingingo ya mbere yabivugaho, kurota umuntu cyangwa se ubwo yaba umuvandimwe cyangwa se yaba umuntu runaka ukamurota yapfuye ariko mu buzima busanzwe akiriho. Kurota yapfuye bishobora gusobanura impinduka cyangwa se iherezo ry'ikintu runaka hagati yawe nawe. Uwo muntu ushobora kumurota ari nk'umuntu w'inshuti yawe, cyangwa se ari umuvandimwe wawe, cyangwa se ari umubyeyi wawe ukamurota yapfuye. Iyo umurose yapfuye ntabwo bisobanuye ko yapfuye. Akenshi iyo abantu barose inzozi zimeze gutya, kuko umuntu urose uba utifuza kumubura, usanga abantu benshi bagira ubwoba. Izi nzozi zo gupfusha umuntu zitera abantu ubwoba, bigatandukana cyane no ku bantu bagira iyerekwa. Ndavuga abakristo. Hari abakristo bagira iyerekwa, akerekwa umuntu wapfuye bikaba ibyanya by'uwo muntu agapfa. Cyangwa se iyo atari umuntu ugira iyerekwa, ziba ari inzozi zigaragaza ko hagati yawe n'uwo muntu warose hari ibintu bigiye gushyirwaho iherezo, cyangwa se umubano wanyu ukaba ugiye kurangira. Urugero, nurota sheri wawe yapfuye, cyangwa se umukunzi wawe, cyangwa se umufasha wawe, uzamenye ko hari ibintu byari biri hagati yanyu byabahuzaga bigiye kurangira cyangwa se bigiye gushyirwaho iherezo. Yego. Ikindi cya kabiri, kurota umuntu yapfuye, iyo uwo muntu kuko mu buzima busanzwe yapfuye ukongera ukamurota yapfuye, icyo ni ikimenyetso cy'uko wowe uri gushaka kubwira umutima wawe ngo wihangane, mbese umubiri wawe kubwira umutima ngo tuza iyakire. Nicyo bisobanura ahangaha. Indi ngingo ya gatatu, iyo urose ari wowe upfa mu nzozi, yego, mu buryo bw'umwuka, urupfu mu nzozi ntiruba ari rubi. Ruba ari ikimenyetso cy'itangira rishya, cyangwa se cy'ubuzima bushyashya bugiye gutangira. Ni ukuvuga ngo nurota ari wowe wapfuye wowe kandi ukiriho, mu buryo bw'umwuka ntabwo ari ikintu kibi cyangwa se ibintu bibi, ahubwo mbese ni nk'ikimenyetso cyangwa kikubwira ngo ugiye gutangira ubuzima bushya. Hari ibyo ugiye gutandukana, ngo ubuzima bwa mbere ugiye gutandukana nabwo, wataka ubundi buzima bushya. Twagiye rero izindi nzozi. Ubwo ni ngo ni imbusane, ni ngo kurota umuntu yapfuye, none kurota umuntu wapfuye rero sasa nizo tugiyeho.
kurota umuntu wapfuye kera muri kumwe nizo twimukira. Iyo uwo muntu akenshi ari uwawe cyangwa ari nk'umunyamuryango, umuvandimwe, umugore wawe, murumuna wawe, mukuru wawe, akenshi iyo urose izi nzozi uri kumwe n'uwo muntu, bishobora gusobanura ukwifuza kongera kuba uri kumwe nawe, mbese bisobanuye ko uri murifuza cyangwa se umutima uri murifuza kongera kuba hamwe nawe. Ikindi kuri izi nzozi bikaba bisobanuye ko ahari ari mu mahoro. Biba bisobanuye ko uwo muntu aho ari mu mahoro cyangwa se aruhukiye mu mahoro. Iyo muri kumwe muri kuganira, muri gusabana, muri gusangira, biba bisobanuye ko ahari ari mu mahoro, aruhukiye mu mahoro. Bya bindi tuvuga ngo umuntu ngo naruhukire mu mahoro, bivuze ngo ahangaha biba bisobanuye ko aruhukiye mu mahoro uwo muntu. Iyo muri kumwe muganira cyangwa se mukorana ibintu runaka, iyo muganira ku bintu bifite akamaro, bishobora kuba ari ubutumwa bwo mu nzozi bugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mbese icyo gihe iyo umurose murimo muraganira cyangwa se mwicaranye muri gukorana ibintu runaka, mbese aba ameze nk'umuyobozi cyangwa se aba yakubereye umujyanama. Ni cya gihe umuntu yitaba Imana nta kibazo mufitanye, cyangwa se akitaba Imana n'ubundi ari we wari umujyanama wawe wa hafi. Akenshi ukunda kumurota yagarutse murimo muraganira cyangwa se muri gukorana ibintu runaka. Iki kintu kirumvikana? Yego, ndakeka ba Adeline, ba Niyomugabo, ba Sadio bari baranyandikiye bari kumbaza. Ndumva hari aho byibuze, nubwo naba ntabasubije 100%, ariko ndakeka nka 50% ndabashubije. Ubwo rero umuntu ufite ikindi kibazo cyangwa se icyo yambaza azajya abyandika muri komenti, nzajya mbasubiriza hamwe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.